Hello guys, ndabashuje aho muherereye mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu cyacu ndetse no hanze yacyo. Mukomeze kumererwa neza mufite impagarike n'ubugingo. Uyu munsi wa none rero nje kubaganiriza ni bya bindi bisanzwe by'ubuzima tubamo umunsi ku wundi. Wowe rero utarakora subscribe urimo uracikanwa, iminsi irimo irakujyana. Rero icy'ingenzi nuko wadushyigikira kugira ngo tubashe kugira. Rero tera agatebe tuganire kuvuga ku iki kintu uburyo abagabo babaye abasame nabo. Bajya bavuga ngo abakobwa n'abasame ariko n'abagabo n'abasame. Tigute umugabo ashakana n'umugore we bari mu buzima buciriritse, bagagenda batera intambwe tape par tape bagera kuri rwa rwego rwo kugira ngo bishimire intsinzi bagezeho. Umugabo agatangira akararuka, wa mugore we babana mu rugo, wa muturanyi we wo hafi bararana mu buriri ntaba kimwikoza, ahubwo agatangira kugira gute kurarikira abakobwa bo hanze. Abakobwa rero nabo ndabemera cyane, bazi kurya amafaranga. Bategereje baraho bategereje babandi bazutaye, babandi bahobagiye. Ese mugabo we nkubaze, utaye umugore wawe mu rugo, uramutaye ugiye kusangira amafaranga n'uwo mutafashije, n'uwo ugiye guha amafaranga n'utaragufashije kuyashaka. Wagufashije kuyashaka umusize mu rugo, ngo nuko ngo wamuhahiye, ngo nuko ngo ibintu byose bifite mu rugo. Ese wibaza yuko we ibyo uri kujyana hanze watabikeneye? Uwo munezero nawe arawukeneye. Wa wundi wamuhaga mukiri kurambagizanya uri kuwujyana hanze, wawumuhaye ahubwo bikarushaho kwiyongera. Mwari mufite ubushobozi bukeya, none mufite ubushobozi bwo kugira ngo mwihe buri kimwe, mugisangire, mujye ku mazi, mujye kuri pisine. Ibyo ngibyo uri kugenda ujyana hanze, n'uriya wawe ubimuhaye ndabizi ko wanezerwa. Urimo uribeshya. Rero icyo navuga nuko abakobwa ndabemera cyane. Umukobwa wabonye ko umugabo yahobagiye nawe si ukurya amafaranga, aratangira ngaho nkeneye amafaranga yo kwisukisha, ngaho nkeneye amafaranga yo kujya muri sauna, ngaho nkeneye amafaranga yo kujya muri swimming pool, ngaho nyene mbese ngaho bansohoye mu nzu. Agira ibibazo bidashira, ugasanga wa mugabo noneho ibyo yarazi yuko bigiye kuryoshya agatangira gutunga urundi rugo, inshingano zikaba ziriyongereye. Gutyo ni hahandi uzasanga wa mugabo wagiye hanze azagaruka nta kintu afite, atangire noneho yongera asubire kwa nyiramiruho we baruhanye guhera kera, yongera ajya kumutura ibindi bibazo, bongere baruhane, bongere bubaka ubuzima buri. Gusa icyo namaze kubona nuko bagenda bagakurayo isomo, bakiga, bakongera bagasubira mu buzima. Ariko hari n'abiga ntibabashe gutsinda, amasomo agahora yiyongera ariko n'ubundi bigahora ari bya bindi. Niyo mpamvu rero abakobwa rwose nimuzajya mubona abo ngabo bahopaye, nababwira iki, mujye mubarya kuko nibo baba babizaniye, ntibakazajye barira. N'abagore namwe simvuze ngo n'abagabo, hariho n'abagore nabo babikora gutyo. Ariko akenshi usanga abagabo aribo batuma abagore babo bararuka, kuko nta mwanya aba yaramuhaye, nta mwanya bakimuha. Iyo yamaze kubona amafaranga nta mwanya bakimuha, aramubwira ntiyumva, yamuganiriza ngo ubundi se wowe wambwira iki. Mbese aba yaramaze kumubona ko ari cipu, akabona ko ari uwo ku rwego rwo hasi, ibitekerezo bye atakibikeneye, ahubwo bikeneye babandi bari kumureshya bamusiga utugambo twiza dusize umunyu n'isukari, byose bivanze akumva naho. Kandi nyamara na wa wundi amufashe neza n'utwo tugambo yatumubwira, ahubwo nuko nta mwanya muba. Rero nta mpamvu yo kujya kwirukankira ibyo hanze kandi hari ibyo usize mu rugo biri gupfa. Gerageza kwegera uwo mwaruhanye mwashangiranye ubuzima
hanyuma bwamara kuba bwiza ukabura musize ukajya kubusangira n'abandi, nyamara aho ngaho uri muribeshya. Rero ibyo nari nabahitiyemo uyu munsi nahanga mbisoreje, mwitekereza kuko nanone muragenda, iyo mumaze kugenda ubuzima burabakubita ukagarukira wa nyiramiruho wawe, wa munyabibazo wawe n'ubundi akakwakira nk'uko n'ubundi yakwemeye. Rero shyiramo ubwenge utekereze neza mbere yo gukora iki, urebe risike zizavamo. Ese ubwo ngubwo ugiye kuri uwo nguwo mutaruhanye ukagenda, wa wundi wagaruka nawe akakwihakana, wabigenza gute? Nuko nyine igihe cyose abagore bahorana imbabazi, Imana yarazibaremanye. Ngo abagore ni inzabya zoroshye, ariko hari igihe ugenda uvuga ngo ni inzabya zoroshye ugasanga nawe akubanye ibamba, ariko aho ngaho ntiwanamurenganya kubanye ibamba. Rero mukomeze gushyiramo ubwenge kuko izirimo irahinduka nayo ndayize, ko nzi ko harimo abakobwa bazi kuyarya, bazi kuyarya neza, mva namuzitsa bakayirya ugasigara uri sakintu. Rero ko numvishe ngo bashyiramo ngo n'utwatsi, noneho hari abo bajyana burundu ugasanga umugabo ataye urugo, atari uko abanze ahubwo ari byo bamugaburiye. Kubera iki? Kubera ko aguhitamo. Rero ndabakunda, ikiganiro nakagaruka, bye bye.